Yes, nonye ko ikaze bakunzi bacu mwe mudukurikirana umunsi ku munsi turi ku Gatako TV ndetse no kuri Souvenir na Fani TV ahantu hose muba mutubona umunsi ku munsi mujye mukande subscribe mujye no kuri N1 TV naho mukande subscribe ndetse no kuri Panta Empire naho mukande subscribe. Uyu munsi rero nanone twibere mu mihanda ya Rubavu twahagarutse cyane ngiye hari content nshaka gutangira ndashaka ako ni y'ubusazi ntabwo ari y'ubusazi mwana ndashaka kureba ese abakobwa bazajya cyangwa abadamu bazajya babyakira gute. Ndashaka kuzangenda nkahura n'umukobwa cyangwa n'umudamu nkamutereta nkamutereta pe nkumva ukuntu ansobeza. dore hera kuri abo bari abakobwa hano hose barahari nkamutereta nkamubwira ati ngiye naragukunze ngiye byataye ndakwemera ubundi nkumva ukuntu ansubiza. Hanyuma namwe muraza kumbwira uko nimba nayikubira cyangwa nayihagaze turabidetingira uri wigukubita urushyi. Hano umuntu tuba tugomba gukora akazi neza tukabanezeza tukabashimisha cyane ibintu bikagenda bombastic. So twagiye rero kujya mura n'umukobwa cyangwa umudamu nkamubwira ati se bimeze bite aho ndagerageza mwitaze kugira atamenya nanjye nzambagira n'agakamikoro nzajya ngafata gutya ubuse kugira atamenya ibyo ari byo. ninjya kure sound niri buvehora ntabwo ari ngiye guhera kuri kumena urusore urusore sha abakobwa bari ramuke njye uriya n'umudamu uriya we yagira ngo nasaze urashaka kujya bati yasaze bamere kuri uri utwaye imodoka sha araje hano inyuma namubonye nshaka wowe ujye kure nari ubwo bantera indobo muraba mubireba njye kandi niyagukira umuhanda ari wowe uko turi amashusho gusa bantera indobo muraba mubibona babyemera nabyo siste bite umuntu yakuyoboza hari ahantu bita ngo ku musigiti ku majengo nyine ni mu mujyi imbere gato uri gutera intambwe cyane baramuteretata ubera iki ese hari ukuntu uba wiboneye umuntu ukaba watibanda ukabona inshuti video uyibonye reka kandi kugira wiganiriza bisanzwe genda kubonye mbona ndakwibwira ndavuga ati urumva navuga ati umukobwa mikoro barazibonye nari nakubwiye wamugira inshuti twibera inshuti wambonye inshuti Rubavu niyo mpamvu ikibazo ni uko ubona ko hariho mikoro ndetse hariho mikoro bwo ntabwo twaganira nubwo wenda itaka nuko umuntu aba avuye mu kazi bisanzwe ntabwo bikunda nta kibazo n'ubundi uriya we nituna bari kwifatira bisanzwe igihe twebwe twiganiye ntari ko gagenda neza ndetse kuyikuraho telefone yacu iyo yakeba yakwishyura neza kuri cyane nuko nyine uriya waba ari kugenda yifirindira ukuntu aba agenda agira ndetse urabona wari kugufata ikibi ni uko yaba ari kugufata wowe n'utuntu aba yibereyemo gusa cyangwa nkabika se ko nta kibazo cyangwa nkakwiruka ukantwaza nyine ukantwaza basi none se mu rugo basi ntabwo bikunda yego ariko nanjye nakubwiye ko uriya we ntaho bihuriye nawe nibyo ushaka kandi ngende kukwiterekera ntakwipfundiye ni ukuri urabipinze ngo basi bakwitane ntabwo ari mu kazi ubu kugukunda n'akazi bihuriye
nyine ushobora kutahita umukunda byo kumukunda ariko just ukamwishimira rero nanjye ikibayeho ni uko nkubonye ndakwishimira watereka mbe nakuganiriza nimba twaba inshuti muri Rubavu nkaba nungutse inshuti nshyashya njyewe mu rugo ni Kigali. Hari ikibazo se twibereye inshuti ubwa mbere waba n'umusore yitaba inshuti kandi ukabona arakwishimiye ugahita mu inshuti kandi bisiriyasi kuki utabyizera ariko ubabaza n'umuntu waba iyo uvuye icyo icyizere cyagabanutse kuko iyo utari kunyizera rero yego maze umuntu ari kumubwirira ikira umanutse umureba aho ndakubwira musinzangira kumvugisha ati nimba wihuta cyane nimba ko guhamagara ibiganiro ku mugore anise unyibira bati n'ubu cyane cyane niba nakwikunda ikibazo ni iki hano ariko ndabona abaturage bose muziranye urabona tutaba tuberanye nyine ntabwo twaba tuberanye njye nawe niko njye nitwa Souvenir cyangwa se Smart Boy basi bakwitana wana mbere ngombwirize na basi sitwibereye inshuti se ngombwirize ntabwo n'izino isonga kuri mwe kandi tuba turi kwiganira tumeze neza ntabwo twongeye kuganira sure okay ayima gukora kuganira nta kintu biba bitwaye rwose nuko nkukunze nkagukundira kuri kamera se yego niko rwose nuko nkukunze nkagukundira kuri kamera okay basi reka ngushimire ku mwanya wawe sibyo wakoze basi kwihangana sibyo mwiriwe amakuru nakubaza gato bakwita nde ni ahantu twahuriye urabona ari ubwa mbere umbonye urabeshya navuze guhurira hariya ahantu bita kuri Buhuro niba ari kuri Buhuro birashoboka kuko nyine nakubonye bisa nk'ibuka wambaye nomero idacamo mva nyine nkubaza kuki wambaye nomero idacamo warayimaye ndetse ntabwo ubyibuka none nomero wampaye yanze gucamo hariya ruguru reba hariya n'akarompo niho twahuriye mu akanimero icyo gihe nk'ubwabo nawe ukunze ubu none ni nakubuze ahubwo ngize amahirwe ahubwo nakwikundiye none si ubwo ushaka ko twigira mu tugakundana wabyemera nyine wabyemera ko dukundana ko nagukunze ubwo tuzongera dukundane twongera guhura ariko urabona ko noneho urabona basi naba nkubereye shuwa twigendere bakunzi bacu rero ntabwo biba byoroshye bari kugenda niteretera abantu ngo se uri kuri phone wenda muhera hera Sister nakuvugisha gato amakuru uranyibuka wagwe kubona gatase umunota n'amasegonda ntabwo unyibuka Christian nawe usiga guhura nkakubwira ngo nitwa Christian ni wowe bakwita nde ni wowe
ni wowe twarahura ngo nuko ari ku mugoroba ariko n'undi mukobwa kuwa gatatu ngo manomero yawe nongere nyicishemo turebe manomero nyicishemo turebe ko atari wowe nimero yanjye 078 9 na karindwi 53 83 gatanu ntabwo ari wowe kuko undi we atazaho izina akumurasa nese umva se imisebiro twari twigana se ari ikibazo tuya twiganira nta kibazo urakoze twende abantu bose no kubatesha umutwe bari imisebiro tuye tuvugana iki nifitiye umudamu tuvugana iki ko nifitiye umudamu wanjye aha daba ova akakusi n'umwana bite amakuru nawe bakwita nde Queen ko nkwikundiye se uyu ni musaza wawe umushiki wawe ko mukunze urabyemera twikundanire wowe bitwemerere tuzi ko umuhungu ari we utanga mushiki we se wowe nubyemera ubwo nawe arahita abyemera wowe urabyemeye wowe nta kibazo barakumaye rero arabyemeye ngo baye sheri wanjye urabyemeye kuba sheri wanjye cyangwa urabyanze urabyemeye urankatiye uneye indobo kubera icyo uneye indobo urabona tutaberanye nakundi ufite undi musheri akira muzadutumira mu bukwe twagiye twende bakunze bagatako TV rero ndetse nabo tuba turi kumwe kuri Souvenir na Fanny TV ntabwo biba byoroshye yancokoza ababyeyi baba mama ariko n'ubusanzwe ikondera mama cyane mwiriwe naho neza si wowe mama Sabrina ntabwo twize guhura mu mujyi ukanira amayinite wagize ikibazo wasa nari nkwibeshyeho ako murasa wari wagiye muri uyu muntu ari kwa muganga bwari ubukira twende sister mwiriwe maze nitwa Smart Boy yose hano hafi gucya cyangwa hano ruguru hano buri kujya mu rugo kuko nashaka nomero kawe sari ikibazo ntari kankiremo hano 07 akire yandika ntari kuri mwiza se iyo turaza kuganira ibindi iri kuri WhatsApp murakoze nomero ko murabizi gahunda nomero zo bagiye bazima ariko umwanya wo ntabwo nabura umwanya kuzabahamagara mbabaza iki abantu birubavu yewe murabizi ko ndi umupapa yenda uwo mupapa cyane mama mwiriwe neza ibindi bicyo yishemo ha ko mbonye ugahisha ibintu mama ni bicyo yishe mwaho mama harimo ibintu uhishe uvuye guhaha ugatwara ibintu mo hano mama twumve reka twumve uri umwisilamu ndabikunda nkunda abisilamu ese umuntu ubusanzwe nsengera muri katolika kuza mu bisilamu bisaba iki ni ukuza n'ubushake bwawe gutohesha shahada niba ari gutohesha shahada ni ibiki wemeye ko ubaye Imana ni imwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni inuma y'Imana. Okay. Mama ufite umukobwa tungana ngo uzamumbe? Oya na mugoma afite bahungu gusa. Na apu ni bahungu gusa wako. Mwiriwe. Nakuvugisha gato. Hari ikibazo. Amakuru se. Rana rubwa mbere mbonye. Oya. Sure. Ntabwo twize guhura twize guhura ariko n'undi mukobwa mugiye gufata moto noneho mu motari muraserera
asira n'umukobwa muri kumwe mpita mbabwira ati mureke gusorera mpita nk'akanumira bombi none zidacamo nuko oya ntabwo wari ni wowe basamena nikundi ntabwo ni use ko ntakuzi nyine tukabona twanamenya njye nakwikora ari ikibazo tumenya nitwe ntabwo byavamo ntabwo wanyemera oya ntabwo wanyemera ntabwo ari mpamvu ni iyihe ntabwo njya nkunda gutanga nimero zanjye twajya tunandikana kuri WhatsApp 079 ishyiremo hano nawe yandikire 079 882 82 35 amazina ni Clement urakoze okay abakobwa nabazengurutse ariko akobwa amahirwe nta muntu urambwira nabi umenya wenda agasura kanjye gaturuzamo gake nta muntu urambwira nabi cyane ariko nyine ngomba kugerageza ubundi nari mfite ubwoba ko bari bunkubite ariko nta n'umwe uransubiza nabi uretse wa undi natangiriyeho we twamaranye n'umwanya ariko aranarakara ariko mwabonye ko nanone nta mutima mubi kaniye reka nsoreze kuri uyu twagiye nsoreze kuri uyu sha wari Rubavu bayita Rubavu papa bite nakuvugisha nyine jati n'umwambanje ko bigusora uburenganzira nimba twamenya just uko numva nawe warunciyeho ndakati mbe nakuvugisha nimba nta kintu twagiye twamenyana kubera ko nabonaga atari ubwa mbere nkubonye nize uko ubona ari mu mujyi ahantu bacuruza imyenda y'abamama ko mbona ari wowe none se ko nakwikundiye urakoze ko wabaye seriyeze cyane nyine wagize umeze nk'umuntu ufite amahane menshi nyine ubu usanga umenya ugira amahane nyine uritonze ariko witonda cyane ku rwego nyine ushobora kuba ugira amahane kuko buriya abantu bitonda nyine bacecetse cyane batuje ubu usanga nyine barakara nabi subize nawe nese basi wamanumira tuvugana niba ntaribi ubwo nk'umuntu nyine wagukunze wifuza ko twakora tukajya twiganirira hari icyo bitwaye cyangwa urubatse uri gutereta umugore w'abandi kandi ubu ngubu mu Caritas wasanga abakobwa bose yaganirije nta n'umwe yatsemo nimero ntamwicana kuri icyo gitekerezo ubanza kumwishimira ariko hacaho igihe ugashituka wamukunze niyo mpamvu uramufite aho ngaho ndumva nirashe sawa murakoze twende Rubavu iyi bayita Rubavu papa nanjye gutera agapapu none mbonye bese bagenda sha ariko ntaribi uyu ngo ari kumwe na mama we ndavuga bose amaye abakora mbonye yongeye gusorezaho ariko aransumba ko kubona imiti nsoza nakubaza mwiriwe amakuru njye nitwa Souvenir urabona ari ubwa mbere umbonye shuwa aya urabeshya twigeze guhura hariya mu mujyi ahantu bacuruza imyenda hariya urenze ku musigiti kugera ku isoko ntabwo uri kunyibuka
ahantu hari akaduka k'imyenda niho twahuriye nyine umuhanda nk'uko njyewe ariho nsohotse wowe uri kuzamuka n'ubundi nk'uko sure wowe bakwita ndetse Keti cya Teddy Teddy ufite akazina keza basi twamenyana ariko urumva tumenyanye aka kanya ariko ndawamana nimero tukagenda tunavugana wenda naguhamagara ngo akomeze icyo gato urumva ntabwo nzi niyo mpamvu tugiye kumenyana hari icyo bigutwaye se nuko mubonye nkagira ngo ni wa wundi twahuye nubwo mbwiye ko atari wowe ubwo murasari wambabariye nakwikundiye pe wambabariye sibyo bakunze bacu rero iyi bayita rubavu papa kamerama ngwino tugende ngwino dusoze umwanya ukuntu byagenze rero byari sawa cyane byari ibirori muri ya gahunda yo kugenda dushotora abakobwa tukabateta tukareba ese baduha urukundo ese batwemerera harimo abagiye batuvumbura ariko harimo abagiye batuvumbura ariko harimo n'abatabimenye hari bagiye bamama nomero mwayibonye harimo abagiye bambwira ngo bazazima nitwongera guhura nyine buri muntu wese bafite ibitekerezo bitandukanye ariko babonye ko Rubavu kabisa abakobwa bo biba ari vuba kameramani agarika kadero tuzongera tubonane mu biganiro bitaha turabemera cyane turabakunda nita smart boy yandi gusezera abantu bamwe na bamwe bagiye bazima bamwe amatunomero abandi turaganira abandi na nimero kandi baguhaye bazimaye nyinshi ahubwo ntabwo na savings asa nazima zikingiye ko nubatse ngende wowe kariya wahagaritse no wanyuma no wanyuma kakandi kamwe kari kuri phone kamwe kari kuri phone wakase nimero ntabwo mbisevinga nese nazisevinga kuzimanye nese kandi na saving nabyandika nakoresha kano gatoya nkahita nshyira nkongera nkandika izindi dore nk'izi mfite hano nimba ari izande undi urumva reba nk'ubu mbikura nkongera nkatangira gusa nyine bamwe bagiye bamutunomera abandi bakamubakinisha kandi barategereza ko bahamagara barategereza bati twabonye agatipe barimo bavuga ati tugombe nyine kabisa mwipevere harimo none indobo akubonye ari gufotora bene bino bintu kumira umuyobozi akora muri ibi bintu bya electrogaze aragututse ariko oya nta muntu wanutse ahubwo uriya nyine mama niba ari n'umama ayisambwira ngo arubatse ambwira ngo arubatse ariko arakara kanendo kamwe ati nibyavamo ngiye mfite sheri ntabwo ukabonye kari kumwe na musaza wako kariya karamubwira ati ntabwo nakwemera kandi umusaza we yaramumaye umusaza we arambwiye ati nshangiyeho ndamuguhaye arangije nyine yarazi kiri cyane uko yari kumwe na musaza we sha buriya yamutinye akadusoreza aha niba babikunze baratubwira ubundi tuzongera dukomeze tugende tukomeza kano ga content nimubona ari keza mumbwire tuzagakomeze nimubona wapi mumbwire nabyo mbireke yemba nshaka gukora ibintu bijyanye imeze fresh cyane uzakareka bakagukubitiyemo